zishingiye ku gahinda gakabije. Ariko ubu mundeba mfite akababaro kandi natewe na Tsiri umuvugizi atari twazo tuvuga mu Dr. yamemukiye ntabwo jeka kwiye kumufunga naye nivyo nahoze kubera ko nta wundi yisanze mu maboko. Oya ninde yamuhase igitagata yarajyanwa nande visi meya ni w'umujyana se ribu kuko yiri visi hano meya w'umugishinzwe meya mwiza ni ukwiye kumutera akamujyana. Samuel namujyana barabireba se barabishinzwe umuturage wo mu gise sibereye mu kwema kwibira ntabwo bari hari akajya avuga ati hano hari akazi barimo guha ribu katari ngombwa kandi ribu ifite ahandi hantu yagombye kuba iri gutunga ibitorosho. icyo nemera ibyo yakoze cyangwa avuga bishobora kuba bigize ibyaha yego sibyo ariko aho twanamurebere twaramwoshyushye guhera twamushyira muri babandi bakora ibikorwa bibangamiye bibuza umudendezo rubanda hafa akagiye wabo habakobwa bakamujyana mu kigo cya kindi cy'abagore Nyamagabe Nyamagabe yo Gitagata ni muri Bugesera ni Bugesera Gitagata n'abana n'abagore bakamujyana iyo Bugesera hanyuma kubita nk'imyaka ibiri akazi ariko murimo muransambaguriza ubwonko kumukatira oya gafasha arese bava bagushyize ku murongo bakamujyana aho ngaho bajyana abagore bakabanza akamara ukwezi nta kiyobyabwenge cyitwa agacupa niba nywa byeri zikabanza zigakama uko biri kose niko kitera akamaro yageze inywera kuri YouTube abantu baziriba akanywa amazi hari amavideo yatambukije ari mazi inywera aho ubona baziteretse hari akanywa amazi n'amata agakora siporo muganga akamuha imiti umubiri ukagaruka ukasabe yarabivuze icupa rimwe winjiza mu ngo bisa amasaha 16 kugira ngo rive none ibibazo winjiza mikazi makazi yashyiramo umva ntazashiramo andi wowe wibuke ko atari byo gusa yinjiza mu mubiri ayo namagambo noneho ibyo sabyivugera se ko hari ibindi avuga mugani ngo byinjiramo nawe batabigize neza iyo zibaye rwose ndavuze kura mikoro z'aba baturage noneho umvite umwuka wera abaturage utega amatwi yamara kumujyana hariya abantu bose bamushyiriye mikoro avuga kuriya iwawa yego abo ngaho hatabuzemo n'umwe cyane kuko kuba mwafashe nta mikoro itaragaragazaga logo byonyine kuba uyu mukobwa mwamufashe iyo aba ari amagambo yarayavugiwe muri salo yego hari ibibazo tuba twagize kuri telefone ari live wenda kuri Instagram wenda kifata akaba ari wabyohereje bimwe damangi yakoraga akishyira hari akishyira kuri video ye byari kuba byumvikana ariko abantu bose batubwiye bati yemwe abaryamye n'abagiye ku kazi muze mwumve murebe babyeditinze barabishimagiza barumva twabisangiza rubanda baradusangiza kuba rero ribu yafashe uwavuze uwamuvugishije nta cyaha yakoze kandi hari n'ukuntu abantu bavugisha umuntu bakajya bashyiramo akantu warabyumvise gutya bakoshyushya igihe cyose rero bafata hajya ngo mukagitera ntibafate gitera kandi ko babandi batanze interview nibo bazanye umudamu aravuga ngo niwe waroze Sabe agera muroze yamukoze iki ngo bamufate yego ngo yaramuroze uriya mudamu ibyo yavuze ni bimwe ariko uwamuzanye ushobora gusanga bamuvugishije ari bamwe mu bavugishije Jackie ubwo Jackie rero mwamufunze aba bagomba guha mikoro undi nawe akaza cyane none kambabazi niba hano hari ikiraro abantu barohama ukaza mugakubita umwana wakiniye hejuru y'ikinogo uti niwe wakubaganyugwamo ugakuramo uwagicukuye we kuki mutamubaza gicukuye ngo turebe abagwamo uretse gato hano je paso mugomba kumenya ko bari abantu bose mubona hariyo nta munyamakuru n'umwe urimo nabatangaza ibyavuzwe nabo babajije za mikoro zose ngiye mikoro nazisomye ndongera mbaza Yes wacu ndavuga ngo wamenyera ko muri aba bantu hari umuntu wigeze kwitwa umunyamakuru urimo baragosora turamubura ni impamo ya Mungu yo tumubonamo sira mukoro naga zigise umba nkoresheje press conference saa moya
z'uko tumusezereye ku manywa ntuzamubona akamuha interview azamenye ko ahuye n'impyisi ikamurya nta muntu urimo kubera ko ntabwo ushobora ariya magambo yavuzwe uwayavuze ntabwo afite ikibazo kurusha uwamuhaye platform kubera ko yabivuga nawe hari ibyo yamusubirishagamo kuba rero ati koko ngo ntago abigira neza ngo nicyo kibyishe abo bantu rero kuba ribu mutabafashe murimo muzi icyo bakoze ibyo ntuzo yakoraga hano uyu mugabo ninde wari minisitiri w'ubuhinzi yafataga inkirwaye uburenge akayibaga akavuga ngo nibazibage ariko icyateye uburenge ntakivure yabagaga 10 hakandura 20 umva wazimara ntabwo uzimara bugumubaga no stop kubera ko aho indwara ikomoka niyo mpamvu Dr. Sabe hano yamenye ko abantu barwaye icyorezo akajya mu ducurama cyane mu kirombe kuba ariho dutegerereza kuki atavuze ati tujye ku bitaro abaganga bajya kwa muganga gutegereza uwafashwe n'icyorezo iyo cyarenze batakibasha kugihagarikiraho cyari kiri kuri stage ya 3 aho badashobora kumenya warwaye aho yaturutse abo bahuye byose twabaye nk'abarohamye mu nyanja bakavuga ati none reka tugume kwa muganga uwo batuzane turebe ko ariwe dushobora gufasha niba bishoboka none rero na Thierry natubwiye n'ibicyorezo rib ariko icyorezo cy'abantu bavuga ibitavugwa cyageze aho cyarenze ategereje uwo kuza kwa muganga gusa ahubwo ryajambo ngo gukumira icyaha kitaraba barishyira mu bikorwa ryari cyangwa niba ashobora guturukaho icyorezo cyaturutse nk'uko Sabe yagiye mu kirombe gushaka uducura Thierry k'inshingano zavuga ngo tubanza no kuburira ngo mu mwaka ushize twaramuburiye ibyo ntabwo ndimo kuvuga ko wabuze ikibazo nabavuga uyu mudamu yaba yicaye iwe mu rugo cyangwa ku kabari yahasindiye cyangwa Nyabugogo agenda avuga ariya magambo yashaka kwivugira kuri rimbo yashakaza no kuri bakaba ariho abatukira bivuga kuriya bashobora kumufata nk'uwarwaye umutwe bakajyana mu bitaro bashobora kumufata nk'umuntu wagize ikindi kibazo ariko niba umuntu yakoresheje press conference mister ni press conference era hari mikoro zingahe ni nyinshi tewo nshakira ifoto press conference twasanze nta banyamakuru barimo oya zari zo mu rusengero yaratora horogo zo ntabwo ari street ahubwo ngira ngo ni forest kuko ku mihanda haba haharuye yego ni forest conference icya mbere ni ukubanza kumenya umugambi ninde wateguye kiriya ninde wabahuje bahuje bari abantu kugira ngo bose bamenyere rimwe biriya bari abanyamakuru barabikora bo bateranye n'amafaranga bakamuha mbese n'ujya ubona Pastor Claude ku mamikoro menshi amafaranga baterateranye amafaranga ubundi bagateraho kamera imwe koro duzi ikintu mpora musengera umwe akajya duha ati tubwire sha n'undi ku ruhande ngo ikintu mpora musengera Imana izamurindire ku rukiko kuko niho hantu habi ahagaze yaranahitabira cyane ku rukiko ni ahantu habi pe ntabwo bagakoresha nawe conference mbere y'urubanza ubusangi imbaga kuba yakora ibiganiro mu buryo bwe simbizi ariko ku rukiko ngenda musabikiramo ibintu bimwe ikibazo mu buryo bwe buriya buryo harimo abanyamakuru umwuga n'abatabara b'umwuga kandi ikintu baba bashaka nuko guprovoka ngo uvuge n'ibitari ngombwa icyo bashaka buriya urabona nge ni umunyamakuru iyo ndi mu kiganiro mbaza umunyapolitiki ndagusetinga nkagusunika nkakuregera mu kanogo nk'akakandi ka biyari kugira ngo umpe icyo nkeneye kumva ni nako naba ngira ngo bonye icyo generali yankoze turavugana yumvishe maze kumwegeranya handi ntegereje ngo igwemo arahaguruka ati wirirwe wayegereje ncaho none ariko nyine impamvu yabonye maze kuba mugeza agahaguruka nuko nyine aravuga ati wenda kuza hari abandi nkamwe twahuyesha arigendera ni nako n'aba bantu baza kubaza ese mujya mwumva ukuntu basubirishamo umuntu kandi bakamusubirishamo bashaka ngo avuge ikintu kibi njyewe narabibonye hari naho bagera bagashaka kukurakaza bo baranakurakaza oya ntabwo ari icyo urumva hari strategy zo gukora interview urugero
muza kongera abantu bumva ikiganiro cya General Makenga twagiranye nageze aravuga ati ntago twatsinzwe ariko twasubiye inyuma okay birumvikana mwasubiye inyuma nkamubaza ikindi ntabwo kawonje aba yaramunzaniye aravuga ati ngira ngo abantu bose bazi ko turi abaginga ati barabeshya na guverinoma kabeshya ati harimo akagabo kamwe k'akaginga kabaga kitwa kawonje kabaga igoma urumva nawe saza muri ntuza ubera umuntu w'umugabo wirwaniye bakajya bamubwira bati zinga ibyawe usubira inyuma ukaba urimo mwumvisha ukuntu yatsinzwe baramushubijeyo agomba gusobanura akaginga k'akagabo kitwa kawonje ni nako nuza kumva cye kiganiro arimo bamaze ngo koko se ngo kubera ko niyo mpamvu akabimusubirishamo kugira ngo ntibabigukorera neza koko kugira ngo urasare ni nko gukoroga mu bwonko bwe nk'ubu urabona hari ukuntu ujya ugira ukansamba press conference yabaye imvura ikagwa ntabwo ari press conference harya forest ikagwa abantu bakajya mu nzu igakomereza ndamusabira umugisha harya ni umugisha